Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Imiyayi YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye kuba tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo dukosore ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko impamvu dukosora ikizamini kiba cyakozwe ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe cyakozwe wazagerwaho ukabona hari ibibazo 5 byagarutse, hari ibibazo 8 byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe wakoze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nta kindi bigusaba, nuko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizamini biba byakozwe. Niyo mpamvu ikizamini cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ukosore bino bizamini bitakugoye, uhita uribonera kugiye kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Rero ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo nibishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe, ukanda subscribe aho hepfo kugira ngo nimbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788931626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Turangiza umwaka dufite amaprovisoire, uriya mwaka uzaza tuzaze turi kwishakira amakategori. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0788931626 tubafashe. Mushaka kwiga by'umwihariko mu buryo bwa online, ufite akazi katagunda ngo uze twigane mu shuri, uratwandikira kuri 0788931626 tukakwigisha mu buryo bwa online, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo ufite iminsi mike, ufite iminsi 2 cyangwa ufite iminsi 3, duha amasaha menshi ukaboneka umwanya munini twamasomo abahari tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereza neza icyapa dufite, ese uri kubona gifite ishusho yihe? Iyo bavuze ishusho, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande 3 cyangwa ni impande enye? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Ntabwo nahita mbabwira izina ryacyo, itsinda kibarizwamo kugira ngo mudahita mumenya igisubizo cy'ukuri. Aravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Mbega ngo akayira k'abanyamaguru, sega ngo aho abanyamaguru bambukira, naho D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Kino cyapa rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, rekeka ko amaze kugihitamo, rekeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubuhagaritse video ugahitamo igisubizo cy'ukuri, ukareba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizamini cyakozwe uyu munsi. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, rekeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bubuza. Ikintu kiri mu kirango hari kukikubuza. Niba harimo igare ntihanyurwa n'amagare, niba harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano uri kubona harimo umunyamaguru, ntihanyurwa rero n'abanyamaguru. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode zo ziri koneka aho uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukunda guze twigane mu shuri, tugugisha mu buryo bwa online. Nubwo waba uri kubura iminsi 2 ngo ujye gukora, turakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo ufite igihe gitoya uduha igihe kinini tukakwigisha. Niba wari kwiga amasaha 2 ku munsi, wenda ufite icyumweru kimwe, birumvikana ko niba uri kubura iminsi 2 gusa tuzakoresha nk'amasaha 4 cyangwa amasaha 3 ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandike kuri 0788931626 cyangwa muduhamagare kuri iyo nimero tubafashemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa 2 iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo, bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera kuye muvuduko. Ese uri kugenda ukabona bino byapa 2, ese uba wagendera kuye muvuduko? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri. Aravuga ngo kilometero 70 mu saha, mbega ngo kilometero 50 mu saha, sega ngo kilometero 40 mu saha, naho deka ngo kilometero 80 mu saha. Hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uritegereza neza igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20.
ugasanga hari irangira ry'imirimo mu muhanda. Murabizi hari imirimo wenda iba iri gukorwa mu muhanda bitewe n'ibyabaye mu muhanda. Murabizi nk'igihe cy'imvura hari imirimo iba iri gukorwa mu muhanda, rero ugasanga hari irangira ryayo. Ese wagenda kuwuhe muvuduko mwa bino bisubizo bine baduhaye hano? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, kilometero 80 mu isaha. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo, tegereza neza, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ikindi kinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, wabyitwaramo ute? Uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, reba ko harimo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro, wandike inyuguti y'igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha ibonye wagize amanota menshi urushaho gukosora, waba wagize make ushobora kutugana tukakwigisha, ubundi nawe wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko ariko kuba wagira umuntu w'umwarimu nkatwe tuba tubikoramo ukwigisha, niba ari bwo bwa mbere ugiye gukora cyangwa niba warakoze ugatsindwa, biba ari ingenzi. Nubwo mutakwigana ariko akaba hari ku buryo ugize ikibazo wajya uhita umuhamagara cyangwa ukamubwira akagusobanurira. Rero mutwandikiye kuri 078 935 16 26. Ibyo tubafashemo, hasigaye nimujya gukora muzakore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Arabaho mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, beka ngo igihe ikinyabiziga kitakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Seka ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, naho deka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, uritegereza neza igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Murabizi mwa bino bisubizo bazajya babaha, ntabwo nkubwiye ko ari 100%, ariko iyo baguhaye ibi bisubizo ukabona harimo ikiritwa ngo kugabanya umuvuduko, ntabwo nkubwiye ko buri gihe ari ukugabanya umuvuduko, ariko 90% icyo gisubizo cy'ukuri kikunda kuba ari cyo. Rero mujye mukunda kugihitamo mu gihe uri kubona ariko nta kindi gisubizo cy'ukuri kirimo wizeye, bizajya bigufasha ko wakora rimwe ugahita utsinda. Rero niyo mpamvu tuba turi gukosora hano turi kwiga, nanababwira ukuntu ikizame kiba kimeze kugira ngo nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo D, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Barakudepashije, wari umuyobozi w'ikinyabiziga, wari utwaye ikinyabiziga cyawe, undi muyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma arakudepasa. Aho ni mu zindi ndimi bakoresha ngo kudepasa, ariko ndakeka ko abenshi mubizi nibyo bita kunyuranaho. Akunyuzeho, ese n'iki ubwo wakora? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, areba ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, ugakomezanya umuvuduko wari ufite. B, ikaba ngo kujya iburyo cyangwa ukajya iburyo. C, ngo kujya ibumoso, naho D, ngo kongera umuvuduko. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe rero umuyobozi w'ikinyabiziga aba agiye kukunyuraho, ahasigaye ahubwo wowe ugasa nkaho mukasa nkaho muri kugereka, ubundi uba ugomba guhita umuha inzira ugakomeza ukagendera ku muvuduko wari ufite, cyangwa ukagabanya umuvuduko ukamureka akagudepasa. Naho undi muntu urajya kumunyuraho ubone yari ari kugenda gahoro, ugire ngo ahubwo ni we wari umwibukije ko agomba kwihuta, ubone arihuse kandi watangiye kumudepasa. Ibyo aba ari amakosa. Ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ukagabanya umuvuduko. Rero ndakeka ko bari bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Nicyo kintu uba ugomba gukora kugira ngo mwirinde ibyago. Murabizi no byago byo mu mihanda harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Hano bavuze mu mezi angahe? 6. Hari igihe banavuze mu mezi bakavuga mu mwaka cyangwa bakavuga mu myaka 2. Ibyo bintu muzamenye kubitandukanya, mujye mureba igisubizo cya nyacyo.
aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino bidutwara mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino binyabiziga dukoresha turi kubigisha gutwara. naho dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ndakeka ko mumaze kubimenyera niba dusanzwe dukosorana kino kizame. iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo a ni igisubizo cy'ukuri, b ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ni igisubizo cya nyacyo. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ni igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. hari ikindi kibazo babaza gutya, bashyiraho umwaka ugahita uhitamo ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. rero mujye mumanza murebe ese ikibazo bambajije bakimbajije gute, ugasanga bakikubajije gutya neza ariko ari akavuga ngo mu mwaka. rero wowe waba warabonye kino kibazo kimeze neza gutya, ukaba wahitamo ukavuga se ko nta gisubizo cy'ukuri ndi kubona kirimo, kandi wakagombye guhitamo bitewe n'ukuntu icyo kibazo kimeze. rero mujye mwitegereza neza, mujye muri gukosora, mujye muri gusubiza kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku nota hejuru bitabagoye. ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. murabizi hari igihe bikibaye bakaba bayobya umuhanda, byagenze ute? imodoka yagonze, ni urumodoka runini rugwa mu muhanda rufunga umuhanda, cyangwa se ugasanga ni igihe cy'imvura inkangu zacitse ziri kugwa mu muhanda, ibitaka birimo, biba ngombwa ko bayobya nk'umuhanda. rero hari ukuntu bigaragazwa. ese biragaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asute. hano bavuze ubuso, ntabwo bavuze amabara agize icyapa, bavuze ku buso gusa. a iravuga ngo ubururu, b ikavuga ngo umweru, c ikavuga ngo umutuku, d ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. hari umuntu utazi ngo ubuso ni iki. ubuso ni hari haba handitse ikirango, muri mu kirango hari ikirango kiba cyanditse. hano babona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ubururu. murabizi kiriya cyapa aba ari icyapa gitegeka, kiba kiri kukwereka ahantu ugomba gukikirira icyo cyago bari kugutegeka. niyo mpamvu bavuze ngo ubuso aba ari ubururu. murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. ndakeka ko umenya impamvu bahisemo ubururu, ubuso bw'ubururu. ni uko ibyapa bitegeka bigira ubuso bw'ubururu, kandi kiriya cyapa bashyiraho kiba gitegeka. ndakeka ko rero bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. niba utari wayihisemo, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, aho gusobanura neza ibyapa byo ku mihanda ukamara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. sura kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo nikiramuka kije ikibazo cyerekeye ku byapa uzahita ugikora. ndakeka ko rero mugiye kubikora, ndakeka ko n'andi masomo ndi kubategurira muzayabonera ku gihe. icyo usabwa ni kimwe, ukanda subscribe hasi, najye nshyiraho ikintu ugahita ukibonera ku gihe. murabizi ni ikibazo kiri gukunda kubazwa mu kizamini buri hafi gukora, ndi kugenda gishyiraho ujye urakireba. hari igihe bashobora kukikubaza bakakigarura mu kizame cyawe. rero ndakeka ko mugiye kubikora. hano igisubizo cyari A, ubururu. ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje 3 m z'uburebure na 2 m z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. ese ibihe? A iravuga ngo amatara magufi, B ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare, C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, bashatse kuvuga ngo B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, bashatse kuvuga ngo C ntabwo ari igisubizo
cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese wari wamaze guhitamo C? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayahisemo, ndakeka ko nikigaruka mu kizame kitazakugora. Niyo mpamvu hano tuba turi gukosora. Iyo gikunanire uba ugomba kukiga ku buryo kiramutse kigarutse kitakunanira. Bikaba ni byiza byo kuba wakosora ikizame kuruta uko wajya mu bitabo ngo ugiye kwiga. Iyo wakoze ikintu kugira ngo kizakunanire biba bigoye. Iyo ikintu wakikoreye iyo kigarutse urongera ukagikora. Ariko iyo wigiye mu gitabo hari igihe kugiga nkaho uri kuboroka, ugasanga ugiye ubazwa, ugasanga urabajijwe, uratsinzwe kandi wari warize igihe kirekire. Cyangwa mujye mutwegera tubigishe, ibiciro biba biri hasi cyane. Murabizi intego yacu aba ariyo kugira ngo dutsinde, ahasigaye tubigisha mu gihe gitoya mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Rero mutwandikiye aho muduhamagare kuri 078 935 tubafashe mu kibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Cyitegereze neza, gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Mbega ngo umuhanda udakomeza. Sega ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, naho dega ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikaza gusubira kuri YouTube channel yacu ukayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi kwa kundi mu kwiyamamaza niho mpita ntanga urugero, kuko mwese mwakunze kubibona ziriya modoka mwarebaga ukuntu zagendaga mu matsinda, zakoza amatsinda, ukabona imbere hari umurongo agacamo umwanya, undi murongo agacamo umwanya, izindi zagiye zikora amatsinda. Rero iyo ziba zakora umurongo urengeje metero 500, ziba zishobora kugabanywamo amatsinda. Ayo matsinda nayo ntabwo aba arengeje uburebure bukurikira. Ubuhe? Hano iravuga ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Na ririya tsinda baba bagabanyijemo ntabwo rero bigomba kurenza uburebure bwa metero 50. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro? Niba utari wagihisemo, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Aravuga ngo muri metero 200. Mbega ngo muri metero 250. Sega ngo muri metero 300, deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano ku nzira ya gari ya moshi ikintu nakubwiraho, ziranzira aba ari inzira zifata ubuso burebure, kandi birashoboka ko kubera zifata ahantu harehare hari imihanda igenda yambukiranya iriya mihanda ya gari ya moshi. Rero iyo gari ya moshi igiye gutambuka, kubera murabizi gari ya moshi ntabwo ihagarara, baba barashyizeho amatara y'umutuku agenda myatsa. Ndakeka ko abantu mwatembeye mu bihugu by'abahanzi ubwo muri guhita mubyumva, mwagize kuri iriya mihanda ya gari ya moshi iyo igiye gutambuka hari amatara aburira kugira ngo wirinde kwambuka uwo muhanda, kuko murabizi gari ya moshi ntabwo ihagarara.
hano ntabwo ari byo batubajije ariko mba ngomba kubibabwira kuko bamwe muri kwiga amategeko y'umuhanda wenda mushobora no kuzajya gutwarira mu bindi bihugu bifite za gari ya moshi, niyo mpamvu mba ngomba kubibabwiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo nkuko nari maze kubibabwira, ahubwo hagomba kwerekanwa n'ayo matara y'umutuku agenda amyatsa baburira ko gari ya moshi igiye gutambuka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi kigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Iyo bavuze amabara y'icyapa uvuga amabara yose ari ku cyapa, ubuso, umuzenguruko, ibirango byose ukabivuga. A iravuga ngo umweru n'umukara, B ngo umweru n'umuhondo, C ngo ubuso umweru gusa, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa cy'imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara asuti. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibintu mwansabye, ahasigaye nkabibategurira nkabibashyiriraho kugira uzahite ubibona ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora mu nzira nyabagendwa mu muhanda kigahita giteza impagarara mu muhanda kikabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. None ni ibihe bibujijwe kuba wakora ku byo iyo bikoze biba byabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga? A iravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B ngo gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A aba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ukagenda gahoro cyane ugahita uteza ambutiyaje ndetse no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Waba utwaye ikinyabiziga uratwaye nta kimenyetso utanze ku bandi bari gukoresha umuhanda ugahita ukatira feri, nabyo rero birabujijwe. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? A iravuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso y'ibumoso bw'ikinyabiziga, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo iki nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? A iravuga ngo amatara kamenabihu, B ngo amatara yo gusubira inyuma, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nkuko nabibabwiye kenshi bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo
by'ukuri, amatara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko waramaze kubihitamo, ndakeka ko waramaze kuyabyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda, ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi ibi bintu mukunda kubibona mukabona nk'abanyeshuri cyangwa abandi bari kugenda mu muhanda batonze imirongo, imbere rero hari abantu barenze umwe. Noneho ni n'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, umuyobozi ntabwo ari kureba muri metero 200 w'ikinyabiziga, hari ukuntu hagomba kugaragazwa kugira ngo ababone hakiri kare, abarinde icyago, abatakwiteza icyago cyangwa nabo ngo abateze ibyago. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, rero bagaragazwa kubuhe buryo? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A akaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona bagaragazwa ku buhe buryo? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma bari itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Bino bibazo rero niba nzabakorera akavideo, mwe mu binyandikiye muri komenti, nzabategure bino bibazo bimeze gutya. Kino kibazo hari abantu benshi bakunda kucyitiranya, neza neza kiba kitangira kibaza gutya ariko usanga bahinduyemo akantu. Rero ni ibibazo bigera nko muri 4 bimeze gutya, bitangira bimeze gutya neza neza ku buryo utabirebye utabyitegereje ngo bitindeho uba ushobora kubyitiranya. Buriya ndabizi hari nk'umuntu wese uvuga ngo kuki kitabaye, kuki kitabaye, ariko ni ibibazo bijya kuba 4 bisa neza bitandukana ku kantu gato, ugasanga nk'ahantu bavuze ngo inyuma aho bahise bashyiraho imbere. Niyo mpamvu mwe mu binyandikiye muri komenti niba mubishaka ibyo bibazo nzabibategurira ukwabyo, bibereke, bibasobanurireho. Mubyandike muri komenti niba mukeneye ko mbibateguriraho akantu kameze nk'agasomo. 16 rikabaza ngo imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Aravuga mu nsiso cyangwa ahandi hose, bikavuga ngo hegera inyamaswa zikurura. Seka ngo hafi y'amatungo, naho deka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri rero ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari ikindi kibazo babaza neza kimeze gutya ariko bakavuga ngo A mu nsisiro. Niba shyiraho ngo mu nsisiro ukabona nta kindi barengejeho, uzavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba cyangwa n'ahandi hose, uzahita uhitamo A mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Ndakeka ko rero nikigaruka bagihinduye uzagikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Aravuga ngo feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara umwanya munini, sega ngo feri yo gutabara, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo 4 baduhaye, uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe. Uduhanagura kirahuri ni twa tundi tuba turi ku kinyabiziga nk'imvura iguye ukabona utuntu turi guhanagura ikirahuri, turi guhanagura amazi. Rero turaniho two bita uduhanagura kirahuri. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? Aravuga ngo 2. C, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
se nibura ikinyabiziga kitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo rimwe ariyo se, ndakeka ko waramaze kukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Urabona ko uriya muyobozi w'ikinyabiziga agiye kugera hano hari inzira y'abanyamaguru, uri kubona ko hari abanyamaguru bategereje kwambuka, hari abasaza, hari abakuru, hari abari mu tugare tw'abamugaye. Rero wakwitwara ute uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Aravuga ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Mbega ngo gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Seka ngo kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Ndeka ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, bagomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ese waramaze guhitamo A? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko n'ikigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba hagarara utegereza amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Seka ngo kukireka akagumana umuvuduko afite agakomeza, naho deka ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baguhaye. Ndakeka ko amaze kukitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko kino kibazo kigarutse kitakunanira. Ndakeka ko kino kizame dukosoye rero hari ikintu kigufashije. Niba uri hafi gukora weho ukabona ufisigaranye iminsi mike, ukabona hari byinshi utari wamenya, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tukwigisha mu gihe gito ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikindi ni ukubigusa ko kode ziri kuboneka kugeza kuri tariki 20 z'ukwa 12. Kode zirahari, twandikiye cyangwa uduhamagare iyo minsi twakwigishamo ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, turabyizeye. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ibi ni byo ukubigusa ko ikizami cyose gikozwe isomo rishya ryagufasha nta handi wabisanga uretse kwa ino YouTube channel yacu, kugira ngo ujye uhita ubibona rero ukanda subscribe. Ibindi byo Imana bamugisha, ndabakunda cyane abantu muri gukora amahirwe masa, kandi nizeye ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Mugire ibihe byiza rero.